tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Venano Makegi ukakigezwaho na Transworld Radio. Soma kandi wige Bibiliya usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana nabane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Ubwo duherukana twaganiriye kuri Zaburi ya 9, iya 10 n'iya 11. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kuganira kuri Zaburi ya 11 n'iya 12. Nyemerera mbanze mfata akaruhuko ubundi ngaruke mu kanya twiganirire. Imana iguhe umugisha kugeza aho utangara. Sambirana usemerera wamamaza inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana usemerera Sambirana usemerera imani yakucyubahiro. Sambirana usemerera imani yakucyubahiro. Sambirana usemerera imani yakucyubahiro. Urakoze kuguma hafi y'inyakiramajwi yawe wiyumvira ikiganiro tumenye Bibiliya. Zaburi ya 11 ni zaburi nto idasanzwe ya Dawidi, yitiriwe umutware w'abaririmbyi. Ntabwo batubwiye ibihe yahimbiwemo nk'uko twagiye tubibona ku zindi zaburi, ariko birashoboka cyane ko yahimbwe mu bihe by'itotezwa n'akarengane Dawidi yari ariho acamo. Ngiye kuvuga gato ku magambo Stewart Peroni yavuze kuko nzi yuko ari amagambo akomeye. Uyu Stewart akaba yari umuteoloji w'umuribero. Ibyo ngiye kuvuga rero akaba yarabyanditse mu gitabo cye yise The Book of Psalms. Kimwe mu bika yanditse muri icyo gitabo kiragira kiti: umuririmbyi uri mu kaga ku buzima afite umutima uhagaze, abajyanama baramusanga bakamubwira ko aho yakura amahoro ari mu kirere, ariko ufite kwizera adashidikanya yanga bene izo nama, kuko aba yizera ko Yehova umwami ukiranuka nubwo agerageza abagaragu be adashobora kubahana, ariko udakiranuka w'umunyabyaha ahorana ubwoba. Iyi Zaburi ya 11 ni ngufi ariko ivuga muri rusange ibirimo. Gusa ntabwo byoroshye gusobanura neza ubuzima Dawidi yarari kunyuramo. Ariko tugenekereje twavuga ko Dawidi yari muri cya gihe cyo kurenganywa na Sawuli, cyangwa se yari muri cya gihe umuhungu we Absalomu yamwigomekagaho. Delitzsch atekereza ko inama iboneka ku murongo wa mbere wa Zaburi ya 11 ahavuga ngo hungira ku musozi wanyu, ngo yavuzwe n'umwe mu nshuti za Dawidi aho yashakaga kumwumvisha ko Dawidi agomba kwitanga mu maboko ya Sawuli wamuhigaga. Iyi nshuti ye ngo yabwiraga Dawidi ko agomba guhungira mu bitare by'igandangarizo ry'amasha, nk'uko tubisoma muri Samweli wa mbere igice cya 24 ku murongo wa 2. Naha rero abantu bashingira bavuga ko umurongo wa 3 muri Zaburi ya 11 ahavuga ngo niba imfatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki, ko werekana neza ko ubuyobozi bugendera ku mategeko butakiriho. Ibi byose mvuze tubisanga mu gitabo Stewart Peroni yanditse akacyita The Book of Psalms kuri page y'166. Iyi ni inshuro ya mbere nemeranye n'umuriberali. Ndavuga uyu mugabo Stewart. Nekereza neza rwose ko iyi Zaburi Dawidi yanditse muri cya gihe yarari hahunga Absalomu umuhungu we. Ku murongo ubanza wa Zaburi ya 11 tuhabona amagambo akomeye aturuka mu mutima w'uyu mwami ukomeye ari we Dawidi. Reka dusome muri Zaburi ya 11 ku murongo wa mbere. Haravuga ngo Uwiteka niwe mpungiraho, mubwirira iki umutima wanjye muti hungira ku musozi wanyu nk'inyoni. Iyi ni inama abapsikologi b'iki gihe bashobora kuguha. Bazakubwira ko icyo ukeneye ari ukwirinda ibibazo kugira ngo ubeho utuje. Bazakubwira kujya ahantu ha wenyine hatuje. Bazakubwira ko icyo ukeneye ari ukuruhuka, ugasa nk'uwirengagije ibiruhubu, ukamera nk'inyoni ihungiye mu gasozi. Nshuti yanjye, ibyo bakubwira byo guhunga abantu naho utuye byose ntabwo bizakugabanyiriza ibibazo. Mu myaka yashize umudamu umwe
yigeze kuganira n'umukozi wamukoreraga mu rugo, nuko amubwira uburyo agiye guhunga urugo rwe. Nuko wa mukozi abwira wa mudamu ati, urashaka guhunga iki? Ati, urashaka guhunga urugo rwiza ufite, abana beza bawe, hamwe n'umugabo wawe mwiza. Wa mukozi akomeza kubwira nyirabuja ati, umenye neza ko aho wajya hose udashobora kwihunga wowe ubwawe. Nshuti yanjye, nawe umenye ko udashobora kwihunga ubwawe. Mbega ukuntu ibyo uyu mukozi yavugaga byari ukuri. Abantu bashoboraga kubwira Dawidi ngo ni byiza ko wahungira ku musozi wanyu, ariko iyo siyo yari inzira yo gukemura ibibazo Dawidi yari afite. Muri iki gihe cya none bisa naho bigoye cyane kwicara mu modoka amasaha menshi. Kugendera mu ndege bisa naho ari byo byiza, ariko rero iyo ugenze mu ndege wambukiranya ibihugu byinshi mu isi usanga nabyo biruhije cyane, kuko ubu usa naho wicaye mu kirere, kandi mu kirere nta kindi uhabona usibye ibicu gusa. Mu by'ukuri nemera neza ko ari byiza guhunga urusaku rwo mu mujyi ugafata umwanya ukajya ahantu ukaruhuka, ariko nubikora gutya ugamije kurwanya ibibazo ufite uzasanga iyo atari inama nziza. Wakugira iyo nama yo kujya ahantu ukiherera wenyine ugamije guhunga ibibazo byawe, azaba agufitiye ubwoba. Abantu bagiriye inama Dawidi ngo ahunge igihugu cye kuko bari bafite ubwoba bw'ubuzima bwe. Muri icyo gihe Dawidi yari ahunze umuhungu we washakaga kumwica ari we Abusalomu. Samirana, 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 Usemera. Samirana, 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 Usemera. Samirana, 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 Usemerera. Imana ihabwa icyubahiro. Samirana, 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 Usemerera. Imana ihabwa icyubahiro. Usemerera wamamaza inkuru nziza, inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Samirana, 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 Usemerera. Samirana, Samirana, Usemerera. Imana ihabwa icyubahiro. Samirana, 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 Usemerera. Imana ihabwa icyubahiro. Samirana, 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 Usemerera. Imana ihabwa icyubahiro. Muri Zaburi ya 11 ku murongo wa 2 aravuga ngo, kuko abanyabyaha bafora umuheto batamikira umwami mu ruge, kugira ngo barasire mu mwijima abafite imitima itunganye. Abari ku ruhande rwa Abusalomu iyo bagira amahirwe yo kubona Dawidi bari kumwica. Hari urwango ku mpande zombi. Igihe Abusalomu yazaga kurwanya se, Dawidi ntiyigeze ahunga igihugu. Dawidi yavuye gato muri Yerusalemu
kugira ngo yisuganye neza abone uko agaruka kurwanya umuhungu we afite imbaraga nyinshi. Dawidi yahaye amabwiriza asobanutse abagaba 3 b'ingabo ze. Arababwira ngo, mwibuke umuhungu wanjye Abusalomu, nimugira icyo mumutwara, ndamushaka ari muzima. Abusalomu yakoze amakosa akomeye mu kurwanya se hamwe n'abasirikare be bari bazobereye cyane iby'urugamba, kuko na Dawidi ubwe yari umurwanyi kabuhariwe wari uzi amayeri menshi yo ku rugamba. Dawidi yari azi amayeri yo kurwanira mu mashyamba ndetse no mu misozi. Abusalomu n'ingabo ze ntabwo bari bazobereye iby'urugamba, ni nacyo cyatumye batsindwa. Ntabwo ari urwango gusa rwari ruri ku ruhande rwa Abusalomu na Dawidi, nta nubwo ikibazo cyari mu mutima wa Dawidi gusa, ahubwo no muri Yowabu, umugaba mukuru w'ingabo za Dawidi, kuko nawe yashakaga kubona amahirwe yo kwica umuhungu wa Dawidi. Urumva ko urwangano rwari ku mpande zose. Dawidi yashenguwe n'urupfu rw'umuhungu we, kandi ntekereza ko yarinze apfa agifite ako gahinda. Igihe Abusalomu yashakaga kuba umwami ku ngufu, Dawidi yahunze Yerusalemu. Muri icyo gihe amategeko n'amabwiriza byari byamaze kuvaho. Abantu ntibari bagisenga Imana y'ukuri kandi Imana nzima. Muri Zaburi ya 11 ku murongo wa 3 aravuga ngo, niba imfatiro zishengwe, umukiranutsi yakora iki? Iki ni ikibazo cyiza umuntu ashobora kwibaza. Uyu munsi ububasha bw'ijambo ry'Imana buriho burateshwa agaciro n'uwari we wese. Muri iki gihe ndiho mvuga ibi ngibi, hadutse imico mishya. Iyo Bibiliya yerekana neza ko ari icyaha uhereye mu ntangiriro yayo. Ikibazo ni iki? Umukiranutsi yakora iki? Ndaza kukubwira icyo umukiranutsi yakora, ariko ndagira ngo ubanze wumve iki Zaburi ikomeza ivuga. Turasoma muri Zaburi ya 11 ku murongo wa 4. Haravuga ngo, Uwiteka ari mu rusengero rwe rwera, Uwiteka intebe ye iri mu ijuru, amaso ye areba abantu, imboni ze zirabagerageza. Imana iratwitegereza uyu munsi, irasa naho itugerageza, kandi ahantu heza dushobora guhindukirira nta handi usibye kuri yo. Niba imfatiro zikuweho, umukiranutsi nta handi afite ho kujya usibye kwerekeza ku Mana. Aburahamu yageze ahantu nk'aho ngaho imbere y'Imana, kuko Bibiliya ivuga ko Aburahamu yizeye Imana. Bisobanura ko Aburahamu yarambuye amaboko ayerekeza ku Mana, aba ariho ayarekera. Nukuri Aburahamu yizeye Imana, kandi tugeze mu gihe dukwiriye kwizera Imana, akaba ariyo twerekezaho amaboko yacu. Turi mu bihe bikomeye aho abantu batakibasha kuririmba haleluya cyangwa ngo babe bavuga yuko Imana yacu ari nziza. Muri Zaburi ya 11 ku murongo wa 5 haravuga ngo, Uwiteka agerageza abakiranutsi, ariko umunyabyaha n'ukunda urugomo mu mutima we urabanga. Ngo Uwiteka agerageza abakiranutsi. Uburyo bwiza nasemura uyu murongo ni ubu ngo, Uwiteka aha ibizami abakiranutsi. Imana iza abayo, kandi izaha ibizami abana bayo. Imana impa ikizami, kandi nawe ishobora kukiguha. Ndetse ibyo ntibisobanura ko Imana itwanga, iduha ibizami ku neza no ku cyubahiro cyayo. Ariko umunyabyaha n'ukunda urugomo, umutima we urabanga. Inshuti yanjye, ndakugira inama yo gusoma neza Zaburi ya 11, nibwo uzasobanukirwa neza ko Imana yanga umunyabyaha udashaka kureka icyaha. Ntabwo nibaza ko Imana ikunda umunyabyaha. Ntekereza ko Imana yanga umunyabyaha, kandi yanga n'abantu bose badafite gahunda yo kuyigarukira. Mu by'ukuri ntabwo nkunda iri tandukaniro abantu bakunda kuvuga muri iki gihe, bagira bati Imana ikunda umunyabyaha ariko ikanga icyaha. Mu by'ukuri Imana yaragukunze cyane kugeza aho itanga umwana wayo ngo agupfire. Ariko nukomeza kwibera mu byaha, ugakomeza gucumura, umenye neza ko uri umwanzi w'Imana, kandi n'Imana n'umwanzi wawe. Imana izagukiza nuyihindukirira kandi ukanga ikibi. Muri Zaburi ya 11 ku murongo wa 6 haravuga ngo, azavubira abanyabyaha ibigoyi, umuriro n'amazuku n'umuyaga wotsa, bizaba umugabane igikombe cyabo. Uyu munsi igikombe cyo gukiranirwa kiriho kiruzura, kandi Imana nta kiriho ikora ngo ibihagaritse. Imana yabaye iretse umunyabyaha ngo akomeze gutunganirwa. Imana ivubira imvura ababi n'abeza, kandi iyo nitegereje ibiriho ubu, mbona ahubwo abanyabyaha ari bo babona imvura nyinshi kurusha abakiranutsi. Ariko nshuti yanjye, ihangane gato, kuko iki ni igihe cy'abanyabyaha, icyacu ntikiragera. Muri Zaburi ya 11 ku murongo wa 7 aravuga ngo, kuko Uwiteka ari umukiranutsi kandi akunda ibyo gukiranuka, abatunganye bazareba mu maso he. Uwiteka akunda umukiranutsi. Mu gihe cy'amakuba imfatiro zakuweho.
tugomba kuvana amaso yacu mu isi tukayerekeza mu ijuru. Amaso y'umukiranutsi agomba kwerekeza mu ijuru. Mbega ishusho nziza dufite hano. Transworld Radio. Oh, Transworld Radio. Transworld Radio. Transworld Radio. Samirana, 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 Usemera. Samirana, 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 Usemera. Samirana, 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 Usemerera. Imana ihabwa icyubahiro. Samirana, 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 Usemerera. Imana ihabwa icyubahiro.